Mpamagaye twari twakoze ikiganiro kuri iyo tariki yego hasize iminsi ebyiri arampamagara arambwira ati nagukurikiranye ati mbona yuko usengera abantu ibintu bikemera none nanje mbana n'umusore akagenda umbanye nawe twaba tugiye gukora ubukwe bugapfa none ndi kugira ngo unsengere ndamusengera ndangije kumusengera ubwo arangije ejo bundi tariki 18 niho yampamagaye ari kumbwira ati ubu ndi gushima Imana baje mu rugo baje gufata irembo ubimana ugumye usenge kugira ngo ibiri imbere bitazaguma gupfa jeyi w'Inyagatare yego nasengeye na nubundi ndangije kumusengera kuri telefoni arangije ati mfite ikibazo cy'uburwayi gikomeye ntaho ntakubise gakimaranye imyaka 9 uwo mubyeyi naramusengeye nuko noneho ubwo Imana imbwira uko arakaraba amazi n'ibyarashiramo ndangije ndabimubwira nawe mw'iyi minsi nuko ntari kwibuka umunsi neza yarampamagaye arambwira ati ntago navaga mu nzu sinageraga hanze nirwaga mu nzu naje no kwihagarika bakanjana hanze ariko ubu ndi gushima Imana ndi kwijana kuri toilette nawe ari kumbwira yuko biri kugenda biri kuza Imana ihabwa icyubahiro. Yes, reka tubasuze abakunzi ba Concord TV show aho mwerereye hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva urimi y'Ikinyarwanda turabasuje cyane. Imana y'amahoro ibane namwe kandi bahe umugisha. Reka dushimire abantu bakanze subscribe bakagenda tumuryango munini nawe rwose ubundi iki kiganiro ariko bwa mbere ndakwinginza bwangu kandeho ukomeze udushyigikire. Uyu munsi rero nafashe urugendo navuye Musanze ubundi mu mudugudu wa Nyabiho mu kagari ka Cyahi mu murenge wa Rugarama ni mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru. Icyanzanye niki aha bajyavuga ngo ugiye atagaye aragaruka nundi naherukaga hangaha ukwezi gushize nari nje kureba umukozi w'Imana bamwita Nyirazaninka uzwi nka Mama Mutoni Nyirazaninka Dorosera. Icyazwiho ni ikirero ikintu cyanyemeje n'ukuntu Imana yamukoresheje ubuhamya yaduhaye ubutangaza Imana yamukoresheje yatubwiye ukuntu wari umurozi wari waroze iteraniro bundi bari gusenga Imana ibimweretse barasohoka bagiwe Imana iramukoresha cyane aragenda ari mu mwuka ubwo burozi arabubona angije abwira uwo mudamu uti urukubeshye ko atari uburozi ngaho kuko uvuga ko atari uburozi fataho urye arangije aratinya. Izo nimbaraga ni bimwe mu bitangaza Imana yamukoresheje. Nyuma yuko tujyanye ikiganiro yampamagaye ati umukozi w'Imana garuka rwose tuganire kuko Imana ikumukoresha ibintu byinshi. Hari benshi bamuhamagaye abari muri Canada abari muri Australia abari mu Rwanda arabasengera kandi pe Imana iri gukora. Ubwo rero mukanya tugiye kongera tuganire tumve imbaraga z'Imana tureba aho Imana igejeje ikora. Utangiye ikiganiro kandi uze kukirangiza. Imana y'amahoro umugisha. Ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Shimwa ntabwo ujya ubeshya Mana ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya.
Mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali ubwiye uvuze ngo uratabaye uba utabaye ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali ahubwo iyo uvuze ngo uratabaye uba utabaye ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka shimwa ntabwo ujya ubeshya Mana ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya. Yego nkuko twababwiye yuko twaje gusura abakozi b'Imana imbere ya kamera za Concord TV show turi kumwe n'umukozi w'Imana eka nundi atangira twibwira biryoha bisubiyemo nubwo ari umushyitsi w'umusango. Akoze amazina ni yayandi ni Nyirazaninka Dorosera ku izina rya mama Mutoni cyane kubwo bampamagara kubyo zina kubera umwana w'imfura Imana ishimwe. Amen. Reka dutangire dusenga. Kadusenge. Mana turagushimye turaguhimbaje umukozi w'umuhanga cyubahiro no kuneshana ibibi byawe turagushimye kuri aya masaha waturinze wadufashije tugeze kuri aya masaha tugihumeka umwuka bazima izina ryawe ni ryamamare ndakwinginze cyane kugira ngo uyu mwanya ururu kubane natwe kandi nyakubaha Imana iki kiganiro abadukurikiye nyakubaha Imana data wa twese kigira ico cyabafasha kandi kigira ico gihindura kugira ngo izina ryawe rishimwe ngwino ubane natwe kandi tugirire neza turaha hantu tubone imbaraga zawe byose tubisenze twizeye mu izina rya Yesu amen. Mamutomeze uti ndakomeye nta kibazo Imana irakurinze Imana irandinze umwana n'umutware baraho barakomeye Imana ishimwe ko burya bibiravuga ngo urugo ni ijuru rito ubwo rero ntakubaje amakuru yo mu rugo ngo numva uko ameze ko bimeze neza burya ibindi twaganira wasanga biteye kugenda neza wavuye mu rugo bitameze sawa. Oya mu rugo nta kibazo rwose turgushima Imana abana ni bazima umutwari ni muzima yego nta satani muri make Imana ishimwe. Akazi ka boss kameze gate? Akazi ka boss karaho nta kibazo kari kugenda ari kugukoresha neza nta kibazo nawe ugakora neza nanjye ndi gukora nshizeho umwete turi mu kwezi kwa munani kwezi kwa munani tariki 5 wari umuganura boss yarakuganuje yaranganuje atubwira icyakuganuje natwe kaduhaho yaranganuje yanteye agafanta urama ya nta kibazo aguhaye agafanta nanjye ugomba kumpaho kabisa ko bimeze tugomba kugasangira iyi mvura se mu kwa munani uyivuga hiki iyi mvura nubwo iri kugwa buri munsi ariko nta kibazo iyo mwijuru yari yarabivuze mwe mufite amakuru mwebwe twari dufite amakuru kuko twarasenze turi kubona izuba ribaye ryinshi Imana iratubwira ngo ngiye kubaha imvura y'umugisha ubwo rero nta bidutunguye ni y'umugisha iyo mu kwa munani ni umugisha ngende kugira ngo izatuma turumbye oya ni y'umugisha akagahe hari uko Imana ishaka kubigenza yego mu bumana bwayo niyitegeka isanzura ibizi impamvu yabikoze Imana ishimwe n'ukuri Mamuto ntago bwo bwa mbere tuganiye no bwa kabiri uje kuri kamera uri kubibona utugeranyije n'ubushize ndi kumva nta kibazo bwa mbere nahageze ndi kumva kubera bwari ubwa mbere mfite ubwoba ariko buno ndi kumva nta kibazo mfite ikumva mbese nta campungabanya kubera yuko nasanze ari ibintu byiza cyane nundi nk'umuntu usanzwe ufata mikoro kabwiriza mu rusengero ntago kuyifata hano byakunanira pe oya ntago byadutonda ariko iyo ariho ugeze kamera bwa mbere umvaga hari utuntu tuje tw'ubwoba ariko twasanze nta kibazo kubera yuko tugezeho bwa mbere ntago twari tuzi ibizavamo nta nubwo twituze umusaruro kuzavamo yego ariko buno kuhaza nta kibazo kuko hari umusaruro bimaje gutanga mwinshi cyane kuri twebwe hari umusaruro tubwira uko bimeze hari umusaruro kubera yuko hari abantu benshi bankurikiranye ku kiganiro twagiranye yego bakaja bagenda bampamagara
hariho abampamagaye barwaye, hariho abampamagaye bafite ibintu bidasobanutse, ariko ubu turi gushima Imana mu baduhamagaye yuko hari abari kongera kuduhamagara bari kuvuga ngo twari turwaye none twarakize. Yego. Abandi bari bafite mbese nk'ibicuruzwa bitari kugenda, turi gushima Imana yuko bari kuduhamagara bari kuvuga ngo Uwiteka Imana yakoze imirimo yarabibohoye. Imana ishimwe. Turi gushima n'Imana yuko hari umukobwa waduhamagaye mu karere ka Nyarubavu ka Rubavu, nuko arangije kuduhamagara atubwira ati maze imyaka 40 none mu nsengere Imana igira icyo ikora mbona urugo. Yego. Turi gushima Imana yuko ejo bundi tariki 18 z'uku kwezi yampamagaye ari kumbwira ngo baje gufata irembo, kandi byari bisanzwe bipfa, ariko Imana ishimwe rero byabyaye umusaruro. Mamuto aho urahambira neza. Impamvu niyiye sibyo ikiganiro twagikizo kuri 24 z'ukwezi kwa karindwi. Uwo muntu yaguhamagaye ryari, abona fiance ryari, umva iyo nkuru yiduhe neza pe. Uwo muntu yampamagaye twari twakoze ikiganiro kuri iyo tariki. Yego. Hasize iminsi 2 arampamagara. Arambwira ati nagukurikiranye, ati mbona yuko usengera abantu ibintu bikemera. None nanje mbana n'umusore, umusore akagenda, uwumvanye nawe twaba tugiye gukora ubukwe bugapfa, none ndi kugira ngo unsengere. Ndamusengera, ndangije kumusengera, ubwo arangije ejo bundi tariki 18 niho yampamagaye ari kumbwira ati ubu ndi gushima Imana baje mu rugo, baje gufata irembo, ubu Imana ugumye usenge kugira ngo ibiri imbere bitazaguma gupfa. Hallelujah. Rero tugushima Imana, kandi si uwo gusa, hari umubyeyi w'Inyagatare nasengeye na n'ubundi, ndangije kumusengera kuri telefoni, arangije ati mfite ikibazo cy'uburwayi gikomeye ntaho ntakubise gakimaranye imyaka 9. Uwo mubyeyi naramusengeye, nuko noneho ubwo Imana imbwira uko arakaraba amazi n'ibyarashiramo, ndangije ndabimubwira nawe mw'iyi minsi nuko ntari kwibuka umunsi neza yarampamagaye, arambwira ati ntago navaga mu nzu sinageraga hanze, nirwaga mu nzu naje no kwihagarika bakanjana hanze, ariko ubu ndi gushima Imana ndi kwijana kuri toilette, nawe ari kumbwira yuko biri kugenda biri kuza. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Abandi ni umugabo wari ukoraga mu Gakiriro. Yego. None harampamagara arambwira ati nakoze ibintu none mbese business yanje abakiriye barabuze. Turangije turasenga, turangije gusenga, ubundi bwo ampamagara kuwa 5 nimugoroba uyu washize, arangije kumpamagara arambwira ati ubundi gushima Imana ubi byari byarahagaze, ndi kugurisha abakiriye n'ifuru nta kibazo, warambohoreje ibintu none ibintu biri kugenda. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Nukuri abadukurikiye tujya tuzana tukagira ikiganiro, burya umuntu abakeneye kumenya ngo cyabyaye uhe musaruro. Ubwo babishimishije niba hari abantu baguhamagaye nyuma yuko tumaze gukorana ikiganiro bakakugiraho umugisha pe. Barahari kuko hari nundi wo muri Canada. Yego. Wari wambwiye ati urugo rwanje rumeze nk'urwasenyutse, ndi kubona byarazambye kuko umugabo ntaza mu rugo, abana banje nukwirwa baragenda bakarariyo, ati mukozi w'Imana nsengera. Turasengana, turangije gusengana, Imana imubwira yuko igihe atazi igiye kugarura umugabo n'abana bakagaruka mu rugo. Nawe aherutse kumpamagara ari kumbwira ngo umugabo yararugarutse nubwo abana batari bagaruka, ariko umugabo yagize ate yaragarutse. Ubwo rero urumva ibyo ni ibihamya data wa twese ari gukora imirimo kubw'ikiganiro. Umva akomeza kure, niyo mpamvu urabona garutse kugira ngo nkurebe n'undi duhamye Imana n'ukuri kw'Imana. Nta kibazo. Ko titire nanditseho nti muhamagare ni umuhanuzi utarabivanze. Niko nabibonye ndanditse. Ubwo nshimye Imana n'undi ko byagagaye yuko utabivanze nka babandi. Oya nukuri ndacari muri iyi nzira data wa twese yadutijije, muri rugendo turacarugendamo, kandi turi kumusaba ngo twongerere imbaraga zirutizo dufite. Yego. No sikunzi kuhamagawe n'abantu benshi. Obimanaginze ute? Umumama nzi ko ufite umwana mutoya. Ndamufite. Ubu ugomba kwita ku bana, ku mugabo, ku rugo, ubihuza gute n'ama telefone abaye kuguhamagara koko?
ubwo habaga igihe bampamagaye nagiye nko mu murima bampamagaye nagiye mu murima nkamubwira nti turavugana nimugoroba ubundi amasaha y'umugoroba niyo masaha nkunze kuboneka kuko urabona twagize iterambere ni ugushira kumbabura ibyo kurya kubera yuko mfite akana gakuru kagakarabya bene nyina ubundi bwo twarangiza tukabasengera ubwo nyine aho turi kumva imbaraga zisa nkaho zicogoreye tukababwira tuti naho ikindi gihe ariko nkunze kubwira abantu nabonye bimeze ngo cyo mfata iminsi ukuntu waba ufite amasengesho mu rugo ukavuga uti iwanje basenga uyu munsi guno ndavuga ngo kuwa kane no kuwa gatandatu ni iminsi mba ntegutse ujaje urampamagara agasanga ndi kuyivugiraho ajaje aragumya acishemo ndangiza gusengera umwe nsengera uwundi mpera mu gitondo saa 12 mvuye kurepeta ubundi bwo narangiza nkageza saa 12 z'umugoroba kuwa kane no kuwa gatandatu ni umunsi wabo ni umunsi wabo niwo munsi utegutse ndemera nkawuha Imana kugira ngo nkorere Imana mu rugo buryo bwo gusengera abantu Mani guhumugisha rwose n'abadukurikiye babyumva hari umuntu wamagara ngo abakozi Imana ngo muduha ngo kuki batatwitaba nkababaza ntibo igihe cyose umuntu amuhamagariye aramubona koko oya natwerega tugiye gukorera Imana tukagira n'iby'umubiri umubiri ubu ni urugero umutware ntawe buri mu rugo bandi mu rugo njenye niba mfite akarima none se nazakaraza nkaja ndirirwa ndikubasengera gusa ni hahandi abahanuzi tugera igihe tukavuga ngo twabuze ibyo kurya ngo Imana yaragiye aho twaba tubuze ubwenge ariko naravuze nti kugira byorohe mfata umunsi wo kuwa kane no kuwa gatandatu ndavuga ngo unyeneye niba umbuze mu gitondo ubona ku mugoroba nta kibazo icyakoze iyo ari nk'ibyihutirwa ari umurwayi urembye biba ngombwa yampamagara ubundi bwo nabandi mu murima ntiwongera umpamagare ku mugoroba tuvugane ngucyo rero abantu kutubura ntago undi mutima mubi ahubwo nabantu baba ari benshi ubwo natwe tukabona uko twabigenza noneho nje urebye abampamagara bazi ngo nimero yanjye ni yawe nakangare ni benshi cyane pe ubwo mba nibazaho noho abahita baguhamagara direct batanyuzeho baba ari benshi cyane baba ari benshi n'ubu mu iki gitondo ubwo kubera mvuye mu nama y'umuryango y'abagore ngeze mu rugo hahita hamagara nk'abantu bari kugera muri 5 ndavuga ntaba kubera yuko ndi kumva bafite ibibazo bikomeye kambasengere nibura yenda birirwe baruhutse hari abo nsengera bakavuga bati mukozi w'Imana bitewe n'ukuntu dusengeye turi kumva mu mutima twari turemerewe none turi kumva turuhutse mperutse gusengana n'umwana w'umusore arambwira ati iyo abatari aya masengesho nari mfashe umwanzuro ngo kumva hari nava no mu mubiri ariko kumva ari ikindi cizere nongeye kugira ngo nongeye kugira ubwo rero nk'uwo ntago wamuha umunsi ko kuwa kane itagufatira ukavuga ute kankora ubutabazi bwihuse ni rijanse ntago wategereza ngo zaze kuwa kane no kuwa gatandatu no gukora ubutabazi bwihuse ntabwo ubona bikubangamiye oya ntago bimbangamira Imana ishimwe ndabasobanura n'abambuze bakampamagara bakambura igihe amfatishirize ndamubwira nti narindi gusengera abandi cyangwa se byari bimeze ngucya ahubwo abantu baje baratubura kuri telefoni rimwe na rimwe baje barihangana ntibacika intege bagumye bakomeza iyo nimero bayitelefone kugeza igihe tuzabonanira yego kandi nushoboye nawe agatega ari hafi akaza hejo rero nari mfite abantu bari baturutse mu karere ka Nyabihu bari bateze hari bavuze bati mama mutoni ubwo kudusengera kuri telefoni ntago byakunda ahubwo reka dutege tuze hehe tuze mu rugo ubwo rero ushoboye gutega mu rugo nta kibazo akaza nubwo ari kwishamba gukora siporo n'abanyamujyi no kujya barakora siporo habarangire neza umuntu aho yatega akanyura biterwa n'ahuri hari igihe aba ari i Kigali aratega ivuye Nyabugogo imugezi Musanze nagera i Musanze atege igiye mu Cyanika ariko aviremo ahantu baje bita kumaya kuko iyo uvuze umurenge wa Rugarama abantu z'abashoferi ntago bakunda kubyitaho bwo iyo uvuze ngo ndavira mu kumaya ku bitaro aho iyo ugeze kumaya rero ufata umuhanda umwe ukazamuka warangiza kuzamuka ukagera ku mashuri y'Ikarangara ukazamuka ukagera ku Gasantire bita kwa Mutabazi niho ntuye neza ku Gasantire yego rwose umuntu akaza ukamusengera nta kibazo ntawe guhamagara gutuka
oya ahubwo ni umumama umwe wampamagaye ari kuntuka ngo telefoni zacu tubaga twazisize ngo kubera yuko yampamagaye igihe kirekire arambura nta bindi bari bantuka wakutseho nabi washoboye kumusengera naramubwira nti mama ni ukwihangana kuko muri uyu murimo twatojwe byose ijambo ry'Imana ratubwira ngo kuyikorera tuzahura n'amahwa tuzahura n'imifatangwe bene data bazatugerageza niyo yantuka cyakuntuka bisanzwe nabwo nanamusengera ntimani kubabarire kuko ntabwo uzi ibyo ukoze ubwo rero yanyutse iyo nabi ndangije ndamusobanurira uko ikibazo kimeze nawe arabyumva turangije turasengana kandi abona Imana afite ikibazo kimeze ute cyatumye agira umujinya ati igihe namuhamagariye wagira ngo telefone yari afite akana karembye ngo kageraga mu nzu ngo kakabona ibintu bijanye n'inzoka ubwo arangije ubwo akibona ikiganiro aravuga ati byanga byakunda uyu muntu ashobora gusenga izi nzoka ziraraga ziri kunterera umwana zikagenda ariko aho musengeye naramubaje si none nije wamwihamagariye amubaza nese wa mwana biracameze nkuko bimeze ati oya ubundi bwo yarahagurukaga kiruka akava ku buriri ngo ntaraburaraho ngo kuko ari kubona inzoka atari kubu ntago ariko bikimeze ati yenda niba byaramufataga mu ijoro gatatu biri kumufata nka rimwe hituragumya gusenga n'abadayimoni basigaye turaza kubica burundu ubwo rero urukumva yarababa yari kuvuga ati uyu muntu yanze kunyitaba kandi nifitiye ikibazo ni kwa kundi umuntu ari gushakisha nyine bitewe n'ububabare bw'umwana we ubwo ahamagaye bwa mbere yumva nticiyemo ubwa kabiri cyangwa se ubwa gatatu uyu muntu kandi n'ubundi uba uri mu kazi ushobora kuba uri gusengera abantu cyangwa se nawe uri mu murima hari igihe arega mu rugo hakunze kuba hariyo n'abantu benshi ndi gusengera ubu akaba yampamagaye telefoni nayirambitse iyo nageze mu mwanya wo gusengera abantu baje mu rugo telefoni ntabwo nongeraga kuyitaba ndayirambika nkongera nkayitaba nyuma yo kurangiza kubasengera ariko rero kubera yuko iyo umuntu ababaye nanje byambayeho nararwaye ndarwara ndaremba nyuma yaho nkaje ndabwira umugabo wanje ngo manza nkamusuka inabi bavuga yenda unkoreye iki siho byagenda neza kandi kumva umugabo ntako atagize umva yakoze uko ashoboye ariko kubera umubiri gwabaga gurukundya numvaga mbese nta yandi makiriro nkumva byanga byakunda namusuka umunabi rero umuntu babaye urwaye niyo yantuka namusengera nta kibazo ingope akuntu umuntu ababaye nyine akumva ko ikintu cye nyine ariwe wagerwaho mbere yego cyane tugomba kubyihanganira mugani hari abaguhamagara nyine akubwirana uburakari yumva ko ariko byose no gusenga no kwihangana uramubwira ukamubwira akanyamuneza yaneza ikamugarura akumva ko nta mutima mubi nta n'urwango wabikoranye yego nta uragwamanga bakubwiye si ko nsengeye none bikaba bitarasohora ntago byari byako kigiye ntacari cyane nga aracari kare sibyo uherutse kumpamagara akambwira ati wari wansengereye umugore arakira none buno ndikubona byongeye kuza ariko nawe ndamubwira nti byose no kwizera turagumya gusenga kuko Satani arwana kinyamavunja iyo wamwirukanye uyu munsi ejo agaruka gushaka uburyo yongera kwiyandayana ndamubwira nti ubwo rero uko dusigisigi dusigaye turadusengera kugira ngo Imana ikugirire neza nuko nyine ntago bari babimbwira kuko haracyari kare kandi ubwo yenda hari utumenyetso tumwe na tumwe kuko abagira ubutware bagahamagara ngo byagenze gucari bo bakeye hari undi ubibona akavuga ati kanihorere nta bindi nuko nyine Imana ishimwe kandi ikomeze ikwambika imbaraga rwose amavuta kabisa Imana inshigikire kandi muri iyi minsi iri kubimbwira yuko ije kunshigikira cyane nanjye cyagenderuka ibyo wamanure hari ibyasohoye Imana ishimwe ntabwo icyubahiro hari ibyasohoye pe umuntu ashatse yanabivuga cyagiye hari umuntu wampamagaye mufitiye ideni mufitiye ideni kabisa dusoje ikiganiro uransengera uvuga ko hari icyo Imana ikoze iryo deni nyuma y'iminsi ngahe nararyishyuye pe ujya nk'iyo ufite ideni rya miliyoni ukabona Imana yari kwishyuriye igabanyije umusoga kabisa nanjye ndayishimye kandi amavuta Imana yagukomereze yidukomereza amaboko bakunzi ba Concord TV show bakunda ijambo ry'Imana mu minota 15 cyangwa se 20 Imana iragushoboza rwose
ugiye kutubwiriza utubwire imbaraga z'Imana mu ijambo ryayo. yego Mana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Tugiye gusoma iri jambo turasanga mu byahishuriwe Yohana turasoma ijambo turasanga mu byahishuriwe Yohana igice cya 3 turi busome umurongo wa 8 tugeze ku wa 10 kwa 11 kongere tukiraho twongera dusimbuke dusome umurongo byahishuriwe Yohana igice ni cya 3 umurongo wa 8 turabusoma uwo murongo wa 8 n'uwa 9 n'uwa 10 n'uwa 11 turangiza twongera dusimbuke turasoma uwa 8 n'uwa 9 n'uwa 11 yego dusomera izo mirongo nyuma yaho ndakubwira ahandi urasimbukiye. Yego umutwe w'amagambo bavuga ngo urwandiko rwandikiwe abi Philadelphia umurongo wa 8 nzi imirimo yawe dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye kandi nta ubasha kurukinga kuko ufite imbaraga nke nyamara ukitondera ijambo ryanjye ntiwihakane izina ryanjye dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani biyita Abayuda nyamara atari bo ahubwo ari abanyabinyoma dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe bamenye yuko nagukunze. 11 ndaza vuba komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Mana ishimwe. Amen. Bani habwa icyubahiro. Iri ni ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru idushigikire. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo dore nzi imirimo yawe kandi nshize urugi rukinguye imbere yawe ngo kandi nta ubasha kurukinga. Imana ihabwa icyubahiro. Hari igihe kigera ukabona irugi rurakinze ukabona ibisubizo biri kwanga ariko muri iki gitondo Uwiteka Imana avuganye nawe ari kukubwira ngo ashize urugi rukinguye imbere yawe ngo kandi nta ubasha kurukinga ngo kuko witondeye ijambo rye. Imana ihabwa icyubahiro ngo kandi ngo nubwo ubona bikomeye ijambo ry'Imana riratubwiye ngo dore hari bamwe bo mu masinagogi biyita Abayuda atari bo abo ngabo biruyuta ngo nabakozi b'Imana atari abakozi b'Imana ngo Uwiteka Imana agiye kubatugabiza. Imana ihabwe icyubahiro ngo narangiza kubatugabiza ngo kandi nubwo batwanze nubwo bagututse ku gasozi utuyeho ariko Uwiteka Imana agiye kuza agiye kugaruka bundi bushasha ngo abo ngabo bazakwikubita imbere abo ngabo bazagusaba imbabazi kubera yuko Imana igiye gukora kubera yuko wakennye ukabona ubukene bubaye ikibazo abo ngabo bakakwanga kubera yuko warwaye ukagira uburwayi bw'akarande ariko Uwiteka Imana agiye kugukiza indwara kugira ngo babandi bakugarukire bakubaze ngo mbese wivujije he ese Imana wasenze wayisenze ryari ese Imana wasenze Imana ikora ite ngo dore Imana yo mu ijuru iri kuvuga ngo ariko ijambo nyamukuru ari ryo jambo ry'umurongo wa 11 uri kuvuga ngo komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Ndikubwira abantu muri iyi minsi ngo nibakomeze icyo bafite. Ndikubwira abantu muri iyi minsi ngo nibashigikira ikibarimo. Niba ufite agakiza ukagumane, niba ufite impano runaka uyikoreshe. Imana idushigikire kandi Imana ibe mu ruhande rwacu, Imana ibane natwe. Ariko Uwiteka Imana muri iki gitondo avuganye nawe ngasize urugi rukinguye imbere yawe kandi muri iki gitondo avuganye nawe ngo dore ibyari bikinzwe imbere yawe Uwiteka Imana arabikinguye. Muri iki gitondo avuganye nawe ngo ibyari bimeze nk'iminyururu ngo Uwiteka Imana arabikinguye kugira ngo abantu bamenye yuko ari Imana twakoreye. Abarwayi Imana igiye kubakiza uburwayi kuko Uwiteka Imana abonye yuko bimaze igihe kirekire abo barwayi bararwaye bakabura uwabakingurira ariko Uwiteka Imana ari kuvugana natwe ngasize urugi rukinguye imbere yacu. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Hari irindi jambo riri mu Luka igice cya 5 guhera ku murongo wa 3 hari kutubwira ngo abarahasoma barahasoma hari kutubwira ngo nuko ngo
ngo Yesu ngo abwiriza ubutumwa bwiza. Arangije kubwiriza ubutumwa ngo abantu benshi baramushagara, barangije kumushagara ngo ariko igihe kigeze ngo Simoni Petero na bagenzi be bari bakesheje ijoro baroba, ariko ntibagira icyo bafata. Urugira atarwari rukinze kuri ba Simoni kubera yuko rutari rukinguye, nuko bararoba ntibagira icyo bafata. ngo ariko Yesu yinjiye mu bwato ngo abaza Simoni ngo aramubwira ngo yewe Simoni ngo nimwongere murobe. ngo nuko ngo Simoni aravuga ngo databuja twakesheje ijoro ariko twabuze icyo dufata kubera yuko urugeruya, kubera yuko urugi rwari rukinze. ngo nuko ngarangije ngabwira ba Simoni ngo dore nimwongere muterere inshundura, mwongere mujugunye inshundura. ngo nuko Simoni ngaravuga ngo databuja kuko ari weho ubivuze reka twongere tujugunye. ariko bagira kwizera nubwo hari ibyo twafashe bikanga. amajoro garageze yewe urasenga ubona ntibiri kuyega. amajoro garageze yewe usengera uburwayi bwanga gukira. amajoro garageze yewe usengera ikibazo cyanga kuyega. ariko Uwiteka Imana avuganye nawe muri aya masaha ngo ngera ujugunye urushunura kuko urugi rukinguye imbere yawe kandi ntawe ubasha kurukinga. Imana ihabwa icyubahiro kandi Imana idushigikire. ngo nuko ngo igihe kigeze ngo Yesu ngo arababwiye ngo nibajugunye inshundura, ngo barayijugunya. barangije kujugunya ngo baroba amafi menshi. ubwo ijambo rivuga ngo humura nubwo umutima wari ugiye kure, ariko dore hari andi mahirwe. mahirwe ya mbere yaragucitse, mahirwe ya mbere yaragiye agenda ntacyo agusigiye, ariko Uwiteka Imana agaruye andi mahirwe. ongera ujugunye urushundura kuko Uwiteka Imana ari ubivuze. urugi rurakingutse nubwo rwari rukinze ku buzima bwawe, ariko ubwiwe ijambo rikomeye ngo haleluya, ngo Imana yo mwishyura ikinguye urugi imbere yawe. Imana ihabwa icyubahiro. ngo nuko Simoni aravuga ngo yemwe banyamahanga, yemwe mwadupinze, yemwe mwatwisekeye, nimuze murebe ibitangaza. ngarabakura ngo nibaze bamufashe. nawe Imana nigutabara ntuzabigira ubwiru. Imana nigutabara uzabwira babandi bagupinze, uzabwira babandi bavuze ngo ntabizeme, uzabwira babarozi bari barakuroze, ubabwire ngo hari ugukora kw'Imana, ubabwire ngo hari ugutabarwa kw'Imana. Imana nihabwa icyubahiro. nuko igihe kigeze ngo manze Uwiteka arababwira ngo ntago ariko bizahora, ahubwo mbahinduye abarobyi b'abantu. Imana ihabwa icyubahiro. nubwo hari benshi badufasheho ijambo, nubwo hari benshi bakoze ibyangwa n'Uwiteka, nubwo hari benshi babonye yuko ibyawe byanze, nubwo hari benshi babonye yuko ibyawe bitazemera, ariko uhawe ijambo ryo kuvuga ngo uhawe andi mahirwe ya kabiri, uhawe andi mahirwe yo kujugunya inshundura, uhawe andi mahirwe yo gukingurirwa urugi. Imana ihabwa icyubahiro. Imana igushigikire kandi Imana ibane natwe. Uwiteka Imana abe mu ruhande rwacu nubwo byanze, nubwo hari igihe twakesheje ijoro turoba bikanga, oya twakesheje ijoro tukabona ibintu byaranze tugacuruza bikanga. ayiwe ariko uvuganye n'Uwiteka Imana muri aya masaha ngo Imana ngije gushyira urugi rukinguye imbere yawe kandi ntawe ubasha kurukinga. Imana ihabwa icyubahiro. jugunye inshundura ufite kwizera, ongera usenga ufite kwizera, ongera uyihamagara ufite kwizera. Imana ije gukemura ibibazo, Imana ije gutanga ubutabazi, Imana ije gukiza uburwayi, Imana ije kubaka ingo. Imana ihabwa icyubahiro. hari icyo Imana igiye gukora kuko ari Uwiteka udahemuka. Imana nihabwa icyubahiro. Imana itugirire neza. ngo dore komeza icyo ufite ngo hatagira ukikwaka. niba hari icyo Imana yavuganye nawe gikomeza hatagira ukikwaka. niba hari icyo Imana yakubwiye gishigikire kandi ukibagarire kugira ngo gisohore. komeza icyo ufite muri iyi minsi. mugenzura ukuja mu ijuru, mugenzura gusenga. ibintu birakomeye ariko komeza icyo ufite kuko hari ndamahirwe Uwiteka Imana agiye kugarura. amasezerano ntigakukure mu mwanya, ibyo wavuganye n'Imana ntibigukure mu mwanya, ahubwo ukomere uvuge ngo kubera yuko Uwiteka Imana aje kubana natwe niyo mpamvu ngiye gukomeza icyo mfite. komeza icyo wavuganye n'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. mwakire neza ijambo ry'Imana. dushimiye Imana. Yego. Imana ishimwe. harya ntande wavuze ngo turasoma ko ndi kumva amavuta we. ayiwe Imana ihabwa icyubahiro. Imana nitugirire neza. Yego. tugiye gusoma ahandi ntago turasoma mu ntuza mu ijambo ry'Imana ahubwo ni indirimbo. Yego. Imana itugirire neza kandi Imana idushigikire. indirimbo ya 385 385 nayo
muri iyi minsi iri kumfasha. yego Imana itugirire neza. Ariyo iri kutubwira ngo murinzi we menyesha igihe, iwacu se ni muheru. yego Imana idushigikire, Imana ibane natwe. Iri kuvuga ngo murinzi we menyesha igihe ngo iwacu ni muheru. Iyo ndirimbo ndayikundaga kuko iyo ndirimbo hari ibyo yanyigishije cyangwa se hari ibyo yankomeje muri uyu mwanya, muri uru rugendo. Imana nidushigikire, Imana ibane natwe, Imana ibe mu ruhande rwacu. so kwiririmba se Oya ndayisoma. twayiririmba tirimba uyisome nyuma tumaze kuyiririmba. Nabwo nta kibazo. si uri umuririmbyi? Uwo muririmbyi. iyi ngo pe kibazo. tuyirimba amagambo urayavugaho nyuma, nanjye ndayikunda. Yego. Iri kuvuga ngo murinzi wemenyesha igihe, iwacu se ni muheru, ati ijoro ryijimye cyane buracyaha nyuma. Ntukarire ukomeze, nturorere kwiringira kugeza igihe uzagererayo ku munsi uhoraho. Murwanyi we cyo mbwira nawe ansubiza itonze ati doruru gamba ruzashira, guma mu ntambara. Ntubabare wihangane, wireke imirimo yawe, tuzabo n'igihembo cyiza nidutabaruka. Ndacyaba z'ibyaremwe byose binsubiza bitya biti, iyi si yakiza gushira hazindi horaho. Umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe, kandi byaremwe uko bingana byiteza Imana ye. Twishime mu mitima yacu kuko imuhi yari hafi, duhumure tuzaruhuka tutakibabara. Ntukarire tuzabana, ibyago bizashiraho, ntituzabura aya mahoro kwa Yesu mw'ijuru. Haleluya. Amen. Mani duhana umugisha kandi Mani dushigikire. Uyu muririmbyi muri iyi minsi ari kumfasha. Uyu muririmbyi yaragiye aravuga ati rata kanje kubaza umurinzi kuko ibibazo byari bimubanye byinshi, ibigeragezo bimubanye byinshi. Arangije aravuga ati murinzi wemenyesha igihe, ndi kubona ndi kuryama bikanga, nacuruza bikanga, ese wacu ni muheru. Arangije aramubwira ati nubwo uri kubona bimeze ngucya, ijoro ririjimye. Murinzi aramubwira ati ariko buraca hanyuma. Haleluya, haleluya. Nubwo ibibazo ari byinshi ariko bugiye gucya, nubwo ibigerageza ari byinshi ariko bugiye gucya, kubera yuko Uwiteka Imana ari kumwe natwe. Imana ihabwe icyubahiro. Imana idushigikire. Imana itugirire neza. Rugabo wageze agatebe imbere izuba rye kukwica mukozi w'Imana. Haleluya. Yego, yego, yego.
Amen. Amen. Imana nitugirire neza, Imana idushigikire. Arangije aravuga ati rata manza murinza mbeshe. Oya hari igihe kigera ukagira ibibazo, warangiza kugira ibibazo ubundi bwo kumva ibintu biragucanze, warangiza ukumva ibintu birakunaniye, ukumva kubyankira no kubyihanganira biranze. Amen. Igihe kimwe nambaraga agatenge kamwe none nkavuga ngo ariko mana urukumbwira ngo uzanyambika, urukumbwira ngo uzabikora, ubu se ntiyanyambitse, yaranyambitse. Haleluya, Imana ishimwe. Ariko uyu murinzi nawe uyu muririmbyi nawe yaravuze ati umurinzi arambesha, ariko umbwira ngo buraca. Hari igihe Imana ikubizanyura ukavuga uti ubu bizaca, ariko hari Imana ikora inzira uziziracamo ntago ari byo inyuragamo, ahubwo inyuraga izindi nzira. Arangije ati burya rero kambaza umurwanyi numva uko hagije abaza umurwanya ati murwanyi we nawe cyo mbwira ibibazo ko byancanze, ibibazo ko haleluya, ibibazo ko byananiye, none murwanyi we bizagenda bite? Harangije aramubwira ati dore urugamba ruzashira, password ni ukuguma mu ntambara. Tayavasayi. Amina. Imana itugirire neza. Aravuga ati password ni ukuguma mu ntambara, oya ni ukuguma ku rugamba, ni ukuguma ku gasambi, password ni ukuguma gusenga. Atari ku rugamba rwawe ruzarangira, urugamba rwawe ruzashira, atari ko password ni ukuguma mu ntambara. Amina. Haleluya. Arangije aravuga ati uyu murwanyi nawe anciye intege, nari nzi uko ngiye gusenga yenda biremera. Amina. Haleluya. Password ni ukuguma mu ntambara. Nasomye ijambo riri kuvuga ngo igihe kimwe Dawidi abwira Samweli, amusangira aramubwira ati yewe Samweli we, ibi wansize mukansuka haya mavuta, ibi bintu ntago mbishaka kuko utari wayansuka. Sawuli ntayamigaga, ariko arangije Dawidi Samweli aramubwira ati yewe Dawidi ahubwo tuve hanira tuje Nayoti. Amina. Haleluya. Aramubwira ati ibi bintu nubwo urukubyanga, ibi bintu nibyo byaduhaye kuba twitwabo, ibi bintu nubwo urukubihigika nibyo byatumye tuba abantu nkaba. Ibi bintu hari abantu babipinga ibi bintu, ariko ibi bintu nibyo byatumye akagasura tuba tugafite. Ibi bintu nibyo byatumye tucambara bikemera. Ibi bintu nibyo byatumye ibi bintu by'uyu mugabo mwene Mariya nibyo byaduhaye agaciro. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko arangije aramubwira ati tugere nayo. Ubwo Sawuli yarari kumwirukaho, cyane, ari kuvuga ati yeme Dawidi ndamwica kubera yuko agiye kuba umwami. Nuko Sawuli tumwe intumwa, arangije kuzituma, zirangije zigeze Inayoti aho bari. Nuko ngo buriye umusozi ngizo ntumwa zije gufata Dawidi zitangira guhanura. Ibaze nawe baje gufata umuntu batangiye kumuhanurira. Nuko baramuhanura bati yewe Dawidi we uzaba umwami, kandi Sawuli ntiyabatumye ngo baje gufata Dawidi. Ariko kubera yuko uyu mugabo atitiranya amazina, kubera yuko uyu mugabo aje arangiza ikibazo, ubwo niyo waba uri mu kibazo kimeze ngute, iyo yarangije ikibazo ntagashiraho kongera kukigira, ahubwo yakirangije akirangiza agize ate akirangije. Ngo nuko Sawuli ngatumiza kabiri, ngarangije kuzituma ubwa kabiri ngo nazo zigezo zirahanura. Aravuga ati nanje kanigireyo manza bari kumbesha. Arangije agezeyo ngo nuko ngakije kurira umusozi, haratangira ati umva ko Imana ivuze yewe Dawidi we. Aramubwira ati nubwo urukona bimeze ngucya dore ugiye kuba umwami. Arangije ngakuramo umwene, akuramo ibyo yari yambaye imyitero zimugaragaza yuko ari umwami, ngazambika Dawidi. Arangije kuzambika Dawidi ngo nuko Sawuli ahera mu gitondo yambaye ubusa ari guhanura, aninda kuvuga nimugoroba. Imana ihabwa icyubahiro. Dawidi Sawuli ava ku musozi yagize ngute yamwimitse. Imana ihagaciro Dawidi. Rero n'uyu muririmbyi yaravuze ati murinzi nubwo umwe ngo password ni ukuguma mu ntambara, nyamara kanje kubaza n'ibyaremwe. Amen. Haleluya. Hageze ku byaremwe ati yemwe byaremwe we mumbwire namwe ko ndi kubona ibintu byancanze, ko ndi kubona ibintu byagi namwe uko muri kubibona niko nanje ndi kubibona. Birangije biramubwira bati dore iyi si yakigiye gushira, hazaza indi sincha, umubabaro guzashira, hazaza indi sincha. Imana itugirire neza. Harangije aravuga ati wapi manza muri kumbwira mukambesha. Amina. Haleluya. Imana idushigikire, Imana iba mu ruhande rwacu. Arangije sanze byose ari kimwe. Haravuga ati bambwiye ngo hambere password ni ukuguma mu ntambara, ahandi bati urugamba ruzashira. None ubu koko ibyaremwe biti dore isigiye gushira, ahubwo aravuga ati twishime mu mitima yacu kuko imuhira ni hafi. Twishime nubwo ibibazo ari byinshi, nubwo ibigerageza ari byinshi, ariko twishime mu mitima yacu kuko Uwiteka Imana aje gukora iki igitangaza. Ati kandi duhumure tuzagerayo. Abarushe n'abaremerewe ndi kubabwira muri aya masaha ngo mwihangane, password ni ukuguma
gusenga ugapfukama ku karago ugakiranuka ugakora ibyo gukiranuka Uwiteka Imana azagusanga kandi akugirire neza. Imana idushigikire, niduhumura tuzagerayo, nubwo twubona tubabaye, nubwo tubona bitari kwemera, nubwo ducuruza bikanga, nubwo ingo zacu ziri kwanga, nubwo abana bacu bari kwanga, ariko duhumure kuko password ni ukuguma mu ntambara. Uwiteka Imana aje guhoza amarira kandi Uwiteka Imana aje kumara umubabaro abari badukurikiye kandi n'abari kutwumva. Uwiteka Imana aje kubahoza amarira. Imana ishimwe, abari bari kurira bagiye guseka kuko Imana ije kumara umubabaro abantu bayo. Imana ihabwa icyubahiro. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Ndafashijwe n'ukuri. Amina. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Amavuta yo mwiza ndirimbo ngo twishime mu mitima yacu kuko imuhi yari hafi, duhumure tuzaruhuka tutakibabara, ntukarire tuzabana, ibyago bizashiraho, ntituzabura amahoro kwa Yesu mw'ijuru. Haleluya. Amina. Haleluya. Igihe kirageze umubabaro gugashira, ibyago bizashiraho, nubwo tubigira tukiri mu isi ariko ibyago bizashira. Bani habwe icyo. Hari umugabo wigeze ampamagara arambwira tumva rero nkurikirana ibiganiro byawe, atariko ujya ufashwa ngo ugakabya ngo kuryo mwene uburizamo n'umutumirwa ngo ukavuga cyane, ariko rwose bajya banyihanganira, n'ubundi abari ikiganiro tuba turi kuganira, kandi burya icyiza ni kwa kundi bavuga ngo umwigisha n'uwigishwa basangiye. Nanjye nuvuga ngo niba wafashijwe nje mba nabanje gufashwa mbere, ikiganiro njya kugishyiraho ubu ndagikora, nindangiza njya kuri machine editing ndaba ndi kucyumva, n'ubundi ndi gufashwa. Niyo mpamvu rero nawe ufashwa nyuma, nje nangije ntabwo rero nabura gufashwa rwose. agihanganire kabisa. Ibi turimo tugomba kubigaragaza. Ibi turimo tugomba kubigaragaza. Imana ishimwe. Mamutuwe kadusoze. Yego. Kadusoze ugiye gutanga nimero, n'ubundi akazi ka boss ukomeze ugakore. Ubona nimero yafashijwe mva ko wamusengera, uri tayari, ntabwo ujya wishyuza, aguhamagare musengane. Kandi iminsi wavuze yuko uboneka ni kuwa gatandatu no kuwa kane, ariko iri janse nyine yibonetse nayo tugomba kuyakira. Ariko nibura kuwa kane no kuwa gatandatu niyo minsi wafashe kugira ngo ufashe abantu bababaye gukoresha impano Imana yaguhaye. Ugiye gutanga nimero, ubundi nyuma udusoreze n'isengesho. Nimero yanje ni 079 17 38 96 2. Kanyisubiremo 079 17 38 96 2. Kumpamagara ni ubuntu kandi no kugusengera ni ubuntu. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Ngaho dusoreze n'isengesho. Kadusenga Imana. Mana turagushimye, izina ryawe niryubahwe, ingoma yawe niyogere hose, kuko uri umukozi w'umuhanga, uri Imana idatira amaboko, uri Imana itabaza ngo ndanyura he, uri Imana itabesha. Twasomye ijambo riratubwira ngo nubwo hari ibyacu byatindwe, twabonaga inzugi zikinzwe, ariko tumenye neza yuko uri Imana ikinguye inzugi. Haleluya. Ikinguye inzugi zose, kuko Uwiteka Imana data wa twese muri aya masaha no kuri uyu munota uri Imana ihambaye cyane. Unyemerera uyu mwanya abadukurikiye ubagirire neza, kandi nyakubaha Imana ibi biganiro tugize bizafashe benshi kandi bizagira impinduka nyinshi kugira ngo izina ryawe rishimwe. Reka abarwayi bazakire, abafite ibibazo uzabatabare, kandi abanyamadeni uzabishurire, kuko uri Uwiteka Imana ushoboye byose, kugira ngo izina ryawe rishimwe. Urengera abantu bawe bagutegereje, abantu bawe baruhijwe muri aya masaha no kuri uyu munota. Ubatabare Yesu Kristo, uko wakoraga kera n'uyu munsi ni kuri. Uri Imana idakangwa n'ibihe, uri Imana idakangwa n'imvura, uri Imana idakangwa n'ubunyereri, kandi
iyo wakoze byose biremera. Unyemerere muri aya masaha ugira ibyo wahindura ku bantu bawe kugira ngo izina ryawe rishimwe. Iri jambo rigira umwanya mwinshi mu mitima y'ababwoko bwawe, kandi iri jambo rigire abo ryakomeza n'abo ryahindura kugira ngo izina ryawe rishimwe. Urakoze kumvishe gusenga, urakoze ko hari icyo ukoze muri aya masaha. Uwiteka Imana abagutegereje bakubone, kandi aho tudashoboye kugera waravuze ngo tuhagutume, tugutumye kubagutegereje. Ubagirire neza Yesu, kandi mu izina rya Yesu Kristo ugumye udushigikire cyane. Ukomeze umukozi wawe kuko uri Imana ishoboye byose, kandi ibi biganiro agerageza gutambutsa ubutumwa hirya no hino uje umufasha cyane kugira ngo izina ryawe rishimwe. Urakoze kumvishe gusenga, urakoze kubanye natwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.